ampaye bihinduye isura rwose aka kanya bidasubirwaho mu Mavubi. Umutoza w'ikipe y'igihugu yarakaye bidasubirwaho rwose nyuma y'uko atakaje umukino wa ekipe ya Djibouti mu by'ukuri ku munsi w'ejo hashize. Aka kanya rwose nibwo tubonye ko umutoza nyuma yo kugenda rwose abona ko yibeshye mu bakinnyi yagiye ahamagara, ubona ko ubushobozi yari abitezemo n'ubundi ntabwo bigeze batanga, amaze kubishyira ku bundi rwego. Rero kano kanya afata abakinnyi bamwe na bamwe abakuramo, abasubiza mu ekipe yabo. Rwose mu by'ukuri impinduka zikomeye cyane muri ekipe y'igihugu Amavubi. Intsinzi igomba gushakwa ku bubi no ku bwiza, byanga byakunda igishoboka cyose agomba kugikora. Aho abona rwose kote febre muri ekipe ye nyuma y'uko bamwambitse ubusa ku munsi w'ejo, abo ngabo rwose bidasubirwaho amaze gusezera abakinnyi bagera kuri 3. Ariko se mu by'ukuri turebere hamwe abakinnyi amaze gusezerera, tugereranye n'abasigajemo, ubundi koko ko waba amaze kubasezerera ni abaswa koko, cyangwa hari izindi mpamvu mu by'ukuri z'umutoza ashobora kuba zitumye abasezera, cyangwa se hari kuba aba bakinnyi mu by'ukuri bashobora kuba batahura, cyangwa se takitike z'umutoza batabasha kuba bazibonamo mu by'ukuri. Ibyo byose ubwo ni muri iki kiganiro. Nizere ko wamaze kubukanda sabone, nizere ko ibintu byose bimeze neza cyane hano ku Bwino Sport Rwanda. Bwino tuba tuwufite, shaka kugira ngo rwose tubiganireho. Nawe ufite uburenganzira bwo kujya muri commentaire ugatanga igitekerezo cyawe nkurikije ukuntu byumva. Ese Amavubi aracyafite amahirwe koko yo kujya muri cane, cyangwa n'ubundi ni hahandi n'ubundi twicare twige dutegura ubutaha? Ubwo umutoza nawe turamutungaho akantu k'agatoroshi turebe, so umutoza koko amasezerano Amavubi mu gihe yaba asezerewe, cyangwa se mu gihe yaba atabonye tike yo gukina cane, mu by'ukuri uno mutoza yabasha kuba, cyangwa se byaba ari ngombwa ko bamwongerera amasezerano mu by'ukuri? Ibyo byose ni muri iki kiganiro. Ubwo rero mukande subscribe ubundi tujye twibana rwose hano ku Bwino Sport Rwanda. 100% bidasubirwaho, miliyari 100, umutoza amaze gusezerera aba bakinnyi 3 bakurikira. Uwa mbere bamwita Nkundimana Fabio, umwe mu basore banyuze mu ma ekipe agiye atandukanye. Urugero ni nk'ekipe ya APR Football Club, yaje kuyikinamo n'ubundi avuye muri Marine ariko ntiyabona umwanya mu by'ukuri. Uno musore biza kurangira n'ubundi yisubiriye muri Marine kujya guhongera gutyaza, cyangwa se kwityaza, kugira ngo azabone buryo ki n'ubundi agaruka muri ekipe ya APR Football Club ameze neza cyane. Uyu musore yagiye abona ko mu bihe bigiye bitandukanye, cyangwa se mu bihe binyuranye mu ikipe y'igihugu, even no muri ikipe senior yakinnye na Benin, akaba ari yahamagaye nyine mu bakinnyi 30 bibanze bari bahamagaye n'umutoza, ariko nabwo nyuma aza gusezererwa. Ariko n'umwe mu bakinnyi nyine ubona ko bakiri batoya, n'umwe mu bakinnyi ubona ko batanga icyizere mu by'ukuri. So ubwo umutoza yarebye aravuga ati kuri uno mwanya wawe mfite abakinnyi batandukanye, nk'uwitwa Tayiba, abakinnyi nka Oze tutaherukaga kubona akina kuri ataka, ariko twabonye amukinisha kuri ataka kuri match ya Djibouti. Ubwo rero iyo Nkundimana Fabio rwose arasezerewe, nasubire muri Marine. Marine yanakomeje champion irimo irakina, hanyuma azabashe nyine kuba akina journée igiye gukurikiraho. Turaza kubaciramo rwose tunababwire ko ibintu byifashe. Ubwo rero uwo ngo uwa mbere uvuye mu Mavubi tayari. Undi umaze gusezererwa bidasubirwaho ni uwitwa Iradukunda Simeo. Iradukunda Simeo muramuzi, yakinnye mu makipe nka Gorilla, kuri ubu ngubu akaba ari umukinnyi wa ekipe, n'umukinnyi wa ekipe ya Police Football Club mu by'ukuri kano kanya. Ubwo rero nawe akaba amaze gusezererwa mu by'ukuri. Yes, rero naramaze gusezererwa umukinnyi wa kipe ya Police Football Club ari hagati byanze kuri nimero 10 rwose, ntabwo yigeze ahora systeme z'umutoza. Rero nawe aragiye rwose, kandi mu by'ukuri ni ukwihangana pe, ni ukwihangana. Ubwo undi ubashije kubasezererwa bamwita
Kabanda Serge umwataka wa ekipe ya Gasogi United nawe warabonye korapu muri ekipe senior ishize yaba yakinnye na ekipe imikino ibiri yakinnye na ekipe ya Bene. Ubwo rero nawe bikaba byanze mu by'ukuri akaba asezerewe. Umutoza rwose nta muhwe, nta bintu byo kuvuga ngo urabona ngo iyo udahura n'ibyo ashaka ko ukina aragusezerera. Ari nabyo biba ku bakinnyi bagiye batandukanye, benshi birirwa barekarama muhajiri kuki ataza muri ekipe y'igihugu. Wapi muhajiri, buri ibintu by'umutoza ntabwo bihura rwose. Nabonye umutoza avunira mu mavi avuga ati aba bakinnyi banyu yaba muhajiri yaba uwitwa Sahabu, aba bose dore amasezerano yanjye ararangiye kandi ntago Ferwafa bigeze inyegera ngo inyongerere amasezerano cyangwa se tube twavugana. Ubwo rero ngomba kugenda rwose, kandi nimara kugenda undi uzaza ari we uzahamagara abo bakinnyi banyu mwirwa mumbwira ngo barashoboye ngo ariko ngo ntabwo njya mbahamagara mu by'ukuri. Ubwo rero umutoza akaba amaze gukubura, mu gukubura ariko it's a must ko yagomba guhita ahamagara abakinnyi babasimbura. Nyuma yo kubona ko afite ikibazo kuri rokote offensive, yahise yongeramo rwose abakinnyi bagiye batandukanye. Umukinnyi Onesime nyuma y'igihe kirekire cyane rwose, umwe mu bakinnyi nemera ko bafite talent, umwe mu bakinnyi bugarijwe n'imvune, umwe mu bakinnyi usanga abakinnyi bafite tara ariko wasanga hanze y'ikibuga rwose ukabona ntabwo bigenda neza cyane, ntabwo baba bitwara neza cyane. Ariko Onesime ni umwe mu bakinnyi nemera ko bafite talent kabisa, banyuze mu makipe agiye atandukanye. So ubwo rero akaba abonye korapu, ako korapu abonye bitewe na match yateye ejo bundi ubwo ikipe ya Vision yakinaga na ekipe ya Marine, baza kuyitera ibitego bigera kuri 4-0. 4-0 n'umusore yarigaragaje atsindamo ibitego bigera kuri 3, hat-trick rwose hariya. Bikaba bitumye umutoza yongera kumutekerezaho, aravuga ati mu by'ukuri reka mpamagare turebe ko hari byakemura bya bitego byabuze, aze atange imbaraga ze mu by'ukuri. Ubwo uwo ngo ni umwe. Undi wongerewemo ni umukinnyi bita umwe mu bakinnyi nabo b'abahanga cyane bakomeye cyane, umwe mu muryango wo kwa Muhajiri, mu muryango w'abanyamupira kabisa, uhereye kuri Siba Abdul, ba Haruna, ukaza kuri ba Muhajiri na ba Jihad, bamwita Niyonkuru Sajat, umwe mu bakinnyi baciye muri Rayon Sport ariko bikanga, akajya kwishyariza iwabo hari i Rubavu, ajya mu ikipe ya Denzel. Ni umwe mu bakinnyi rero bagezeyo bazamura urwego kabisa, umwe mu bakinnyi bari bazonze ekipe ya APR Football Club muri mukino wa mbere rwose bakiriye hari i Rubavu. Ibi byose izi performance agaragaje, wenda ntabwo Etincelle imeze neza cyane kuko iri kubanziriza Kiyovu Sport iri ku mwanya wa nyuma muri shampiyona, ariko ni umwe mu bakinnyi bitwaye neza cyane mu by'ukuri. So actually rero akabonye korapu nawe, korapu nziza cyane rwose, ikaba izamufasha. Si uwo gusa rero ugize aya mahirwe cyangwa se ugira umugisha wo kuza kurya ku mafaranga ya minisiteri, undi mukinnyi ugiriwe icyizere ni umukinnyi ukiri mutoya cyane, umwe mu bakinnyi bari bakenewe. Benshi banibazaga bati ubundi abantu bahamagaye koko bamusigaga kugira ngo bigende bite. Umukinnyi bita Kanamugire Roger, umwe mu bakinnyi ashobora gukina gatandatu nziza cyane kabisa, gatandatu nziza cyane. Ariko nyuma yo kubona ko uwitwa Sefu, ariko tunavuga ibintu tubisubire, umuntu witwa Sefu rwose nawe nashaka agende yiyakire, umutoza ntabwo amufite muri plane ziwe pe, ugera naho yongeramo ariko ntanamutekerezeho na gato. We na Muhajiri bagende rwose banywa amazi, baryame bubike inda, bategereze ko umutoza yirukanwa bazongere kubona korapu mu by'ukuri. So actually rero ikintu gihari ni uko uwitwa Kanamugire Roger ni umutoza abashije guhamagara umwe mu bakinnyi bari bakenewe cyane pe, bari bakenewe kuri gatandatu. Watereraga amaso muri squad yose ya ekipe y'igihugu Amavubi ukareba ukabonamo ko nta mukinnyi nyine n'umwe urimo ushobora kuba yakina nka nimero 6 mu by'ukuri. Kandi ejo byanatumye nyine bakina nabi
kuko imbere yabo nta muntu nyine gatandatu yakinnye neza cyane bituma abadefanseri nta kazi gakomeye cyane bahura nako mu by'ukuri. kanamugerageje ubwo rero n'umwe bashobora kuza nyine bagatanga byinshi cyane cyangwa se bakagira umusanzu batanga muri ekipe y'igihugu Amavubi agomba gukina na Djibouti retour ku munsi wo kuwa kane muri stade Amahoro. Mu by'ukuri abafana nabonye bariyanga, byari byanze pe, abafana ntabo rwose. Igereranya rwose ryari rihari cyangwa se izanisha ryari rihari nuko abasaga 2,000 nibo baba barimo muri stade, 2,000 mu 45 uri kumva ko fata agatukanage mu nyanja, usanga rwose nta n'ikintu kamaze. Abafana rero byari byanze pe, kandi yari ku cyumweru muri weekend. Ikintu giteye ubwoba rero nuko match n'umundi rejo bundi ku isaha n'umundi ku masaha ya kumanywa saa 12 ariko se n'ubundi abantu bari buramukire mu kazi n'umundi iminsi y'imibyizi nk'ibisanzwe. Kiza ko wenda ari nko ku munsi wo kuwa gatanu buracyari muri weekend, ariko n'ubundi mu byizi bizagorana. Byanteyemo ubwoba ko n'undi abafana ashobora kuzaba ari mbarwa ari bakeya bigendanye bari gushaka guca ikintu cyo kuvuga ngo kwinjirira ubuntu ku masitade. Ubwo niyo kintu cyatumye ku munsi w'ejo rwose batinjiza abafana nabonaga hanze pe, imigina yose yari yuzuye, abafana ari benshi cyane, ariko banze ko binjira benshi bari bamenyereye iby'ubuntu. Ariko kuri no nshuro rwose Ferwafa na Minisiteri ngo bafashe ingamba rwose ko nta muntu ugomba kwinjirira ubuntu. Mu by'ukuri birakomeye cyane. Djibouti niyo yari yakiriye, ubwo bivuze ko u Rwanda rwatsindiwe hanze nubwo mu by'ukuri bakiniraga i Kigali, ariko bifatwa ko u Rwanda rwatsindiwe hanze, twakwereza iritambi hanze. Ubwo kuza kunganya kimwe kuri kimwe, kunganya uko ariko kose egare kugenda, kunganya kimwe gutsinda kimwe ku busa ku Mavubi, egare kujya muri peno. Naho ubundi rwose ikintu gihari ni uko Amavubi agomba gutsinda ibitego 2-0, 2-1. Amavubi agomba gutsinda ibitego 2 mu by'ukuri, kubera ko hanze nyine nta kitego bigeze binjiza. Amavubi arasabwa gutsinda ibitego 2-1. Ati gute? Amavubi nta gitego igeze atsindira hanze. Ikindi kandi Djibouti yabitsindiye Amavubi mu rugo. Djibouti yabitsindiye, yabibonye igitego cyo hanze, ubwo bateranye igiteranya bikaba 2-2. It's already igitego cyo hanze Amavubi yabatsindiye hanze, Amavubi akaba baragize. Amavubi arasabwa gutsinda ibitego 3-1 brothers and sisters muri kutwumva. Imibare irakomeye ku Mavubi, ariko birashoboka kandi impinduka zose umutoza akoze I hope ko ziri buze rwose gutanga umusaruro. Twese nyuma y'Amavubi birashoboka. Amavubi toza rwose nawe ndabizi ka responda, kandi umutoza w'umuhanga cyane, ntago dukwiye kubitindaho. Ubwo reka tuze kureba ibyo agiye gukora. Nyine agiye kugenda yisuzume, none yongera arebe nyine uko ibintu byifashe. Ubwino Sport Rwanda niyo channel rukumbi kugeza amakuru ya siporo y'ukuri atari ibihuha agezweho. Ubwo rero kanda subscribe tujye tubana migano tugende dushyiraho. Amavubi aracyafite amahirwe cyangwa na nyuma yo kumva zino statistic bisabwa byose. Ubwo rero jya muri commentaire utanga igitekerezo cyawe, reka nyine bashakira yandi. Mukomeze mugire ibihe byiza cyane, bye.